shima mana, shima mana. Sinabona icyo namuhangiriye abana nicyo yangu warakoze Imana yankoreye abikurikiye ibyo yankoreye amaye akazi n'umushomeri anyishuriye miliyoni maze ndigarangiza Imana wangiriye neza sinabona icyo muhaye Imana yankoreye abikurikiye ibyo yankoreye Kamana cyajya mu giti cy'umwe wandoko impanuka abandi barapfana sigara sinabona icyo mwitura ukazishimira Yesu Imana yankoreye Imana fata nawe Imana wanyirije rwaye cyagiye mbona bikomeye sinabona icyo mwitura uretse neza Imana ntacyo nabona ngo papa wanjye amashimwe n'icyubahiro n'ibyicaye ku ntebe y'Imana naguha iki cyahwana n'icyo wankoreye kuri Imana ishoboye by'abantu badashoboye wangiriye neza n'aka kadiho ndimo ndamutura n'akawe uyu mudiho n'uwawe Mana dore nkuzamuriye amaboko kuko nta kindi nabona nguha waranyishuriye niga ndarangiza wangaburiye cyagiye nshonje abantu bavuga ngo ukora idashiro barahabaye ibyo wankoreye naguha iki Mana cyagiye ndi ku gitanda kwa muganga cyagiye ugiye kubyara nawe fasha tuyishimire abandi baguye Imana irakurokora wayitura icyo fasha tuyisimbukire tuyishimire twibwire ngo warakoze Mana wikaragira umubyimba unyeganyeza ibirenge uzunguza umutwe
ahantu hose washimisha Imana. Shimira Imana nta pesa nta zahabu, ntacyo twabona tuyituye. Yego ma very good papa, thank you. Ndavuze ngo ntacyo nabona nguha uretse kukubwira ngo thank you, uretse kukubwira ngo merci. Merci koko, urakoze ma, thank you again. Nanone urakoze kuko wakoze biruka cyane ibyo abantu badashoboye gukora. Ntabwo wicara inyuma, ntacyo uretse kugushimira. Dore muzamuriye amaboko abe nk'ishimwe, muzamuriye amaboko. Debo uri Mana pe, Mana we. Umuhungu nawe aracuranga neza koko, Mana we. Mba Yesu araryoha pe. Abakomeye n'aboroheje barushaho kugushimira, abazungu n'abirabura bose bagushimire, abo wahaye n'abo utaraha twese turagushimiye, abo wahaye akazi n'abakirimo kugashaka bose baracyari imbere yawe, abanyonzi, abashoferi n'abamotari, abagenda n'amaguru twese turi imbere yawe, tukuzamuriye amaboko kuba tukirona igishoro. Warakoze Mana, warakoze. Abo wahaye amazu, abo wahaye ubukonje twese turi imbere y'amaso yawe. Turabizi ngo niba utarakora uzabikora. Uri Imana itabura uko ubigenza, uri Imana idasaza ngo yicumba akabando, uri Imana ishoboye byose. Abo utuje i Kigali, abo utuje mu nkengero, abo utuje mu byaro, abo utuje mu mijyi itandukanye no mu byaro bose barimo baragushima. Abari mu Rwanda, muri Amerika, Australia na Oceania, abari muri Asiya, abari muri Afurika, twese turimo turashimira kubera Imana. Ntacyo twabona tuguhaye. Warakoze Mana, abantu bose ngo birarangiye, byaratangiye. Bavuze ngo nta bukwe wakoze ubukwe, bavuze ngo nta rubyaro waraduhekeje turaheka. Twaguha iki cyahwana n'ibyo wakoze Mana, ntacyo twabona uretse kugushimira uri Mana. Ibyo wankoreye biraryoshye Mana, numva turi mu nyungu, kuba tugufite turi mu nyungu Yesu. Tayari simbukira Imana, urebe simbukira Imana. Satani yakubise agatoki ku kandi ngo nta perime Imana irayimpa. Yavuze ngo ntabwo usiga, narise. Yavuze ngo birarangiye, byaratangiye ndakubona Mana. Bavuga ngo business irahombye, uhita usuka mugisha urakubonye Mana. Ariko Mana we, nyeganyega Imana igenda yego genda gutyo. Yego ndi umabaza uko nibyo cy'ukuri Imana. Uyu Mungu nawe ni umukozi w'Imana. Yesu we. Velas. Mana wagize neza cyane. Ndumva naheka Imana, ndumva naguheka Yesu we, ndumva naguheka. Wandutiye byeri, ndutira Mitsingi, ndutira Mutabutana za Nyirangatare, abantu barahata. Ndagwica ariko Mana. Wandutiye abapfumu, ndutira n'amahembe. Ndagwica ariko wa Mana we, cyahwana n'icyo wankuye ko ntari nkwiriye. Thank you.
reka ndagushimiye wangiriye neza pe wangiriye neza naguha iki cyahwana nicyo wankoreye uretse kugucinyira akadiho harambura amaboko maze nkakaraga umutwe umubiri wanjye wose ugakorera Imana nkahimbaza data wapfuye akazuka Yesu naguha yo iri joro gikomeye kuba nkiriho cyane no kuri impanuka ndayibutse cyane bambonga cyane ho ibonga urandokora naguha iki nakwitura iki akazi kahagaze abantu bari gukoma amashyi ngo birarangiye barahabaye Imana urinda kumwara bavuga ngo Imana yizagaragarira hehe wakoze batacyari ibyo nagusabye Satani ashaka kunsenya waranyubatse Imana urakoze